ikorane nawe. Wajya gusambana, reka gusambana, Imana izikorane nawe. Reka ubujura, Imana izikorane nawe. Reka amagambo, Imana izikorane nawe. Reka ubusinzi, Imana izikorane nawe. Abantu bo muri iyi minsi barakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Icyo nicyo gitumye Imana itera abantu umugongo. Imana yambwiye ngo ninze mbwira abantu ihamagara, ariko ntabwo ari abantu bayo. Imana itugirire neza. Abantu muri iyi minsi barahamagara Imana, ariko bayihamagara bataziranye. Barahamagara Imana, ariko bayihamagara itabaza. Bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora irabihakana. Ugasanga neza umuntu yari umurozi, ariko n'ubu ngubu aracyaroga. Yifuriza mwene se bibi, yifuriza mwene se gupfa, yifuriza mwene se ibintu bibi gusa. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu, we yemwe mw'abantu mwe, yemwe mw'Abanyarwanda mwe, muretse uburyarya bwanyu, Imana yabagirira neza. Yesu ashimwe, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami w'amahoro. Habwa umugisha n'Imana aho uherereye hose. Nkubwire ngo komeza ugubwe neza. Iyi ni ya saha yo kubohoka, ni isaha y'ubuhanuzi, isaha y'igitangaza. Imana intumye ku buzima bwawe, tugiye kuganira. Hari ubuhanuzi Imana impaye kugira ngo nkuzanire ubu buhanuzi. Icara ahantu hamwe wumve icyo Imana igiye kuvugana nawe muri ubu buhanuzi, kuko Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana igiye kuguha umugisha abantu batabasha kuvuma. None ahangaha ntumwe ku buzima bwawe, hari ibintu Imana igiye guhindura. Ucyumva kino kiganiro, ukiba muri iri teraniro, icara ahantu hamwe wumve iki kiganiro ukirangize cyose. Ntuhaguruke utakirangije, ndabigusabye, kuko kuza kukirangiza uraza kwakiramo umugisha wawe. Ukikirangiza hari ibintu biri buhite bihinduka ku buzima bwawe. Birashoboka kuri butangire kumva uri muri iri teraniro urwaye, ariko nzi neza ko Imana iri bugukize, nzi neza ko Imana iri bukubohore, kuko Imana yacu ni Imana ikora ibikomeye. Ikintu abantu babuze muri iyi minsi, babuze kwizera. Abantu babuze kwizera, ariko ndagusabye izera Imana. None ahangaha ntumwe ku buzima bwawe. Ni ubuhanuzi Imana impaye bugiye kuguhagurutsa, bugiye kukuvana ahantu bukagushyira ahandi, bugiye kuguvana ku rwego bugushyire ku rundi rwego. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Maze iminsi nsengana n'abantu, mbonye abantu Imana ikoreye ibikomeye. Mbonye abantu Imana ikoreye ibikomeye. Hari abantu bari bamaze iminsi bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Mfite message menshi y'abantu barimo bashima Imana. Bari bamaze igihe kinini bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yarabikoze. Imana ishimwe cyane, yarabikoze. Hari abari bamaze igihe, umudamu wari umaze igihe kinini cyane afite uburwayi bwo kuva. Iyi ndwara yo kuva yarayimaranye igihe kinini, ariko twasenganye Imana muri iki kiganiro, mu isaha yo kubohoka, mu isaha y'ubuhanuzi, agakurikirana video zose kandi agakunda kubana nange muri aya masengesho. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yaramukijije, ubu ni muzima, ameze neza. Hari inshuti yanjye iherereye mu Burundi, Imana y'amahoro itugirire neza. Yaramaze igihe kinini yirukanka ku kintu cyitwa visa. Amaze gutakazamo amafaranga menshi, amaze guhomberamo menshi, kuko inshuro nyinshi maze kubisaba mu bihugu byinshi kandi bikagenda byanga. Ariko ndashima Imana, ejobundi yarambwiye ati nayibonye mu bitangaza by'Imana. Imana yamukoreye ibikomeye, nawe Imana yagukorera ibikomeye. Hari benshi barimo barakizwa kubera ko igitangaza cya mbere buriya nge kinezeza ni ukubona umuntu akijijwe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iyo mvuze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umuntu agafata umwanzuro agakizwa, ni ukuri ndanezerwa. Naho nkurikiye utari wakizwa, ni ukuri niwumva iyi video ufata umwanzuro ukizwe. Ubundi kuba udafite Yesu ubayeho gute? Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iyo udafite Yesu ubaho nabi. Buriya abantu babayeho neza ni abantu bafite Yesu mu mutima wabo. Iyo ufite Yesu mu mutima wawe ubaho neza. Uwo Yesu atuyemo, uwo muntu ntabwo ajya ananirwa. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ikintu cya mbere Yesu azana, iyo ari muri wowe, atuye muri wowe, azana amahoro. Iyo Yesu ari muri wowe aguha amahoro, iyo Yesu ari muri wowe aguha umunezero, iyo Yesu ari muri wowe agukorera ibikomeye. Rero Yesu atuye muri wowe nta kabuza uzagera ku mugisha wawe, uzagera ku cyo Imana yavuganye nawe, uzagera ku
ubutsinzi, uzagera kure cyane kuko Yesu atuye muri wowe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Muririmbyi yuzuye umwuka aririmba avuga ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ayo ntagira akagero ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite, nutayata wowe ubwawe ntabwo wayakurwaho. Yesu rero iyo ageze mu buzima bwawe aguha amahoro. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Hari inshuti zanjye bari bamaze iminsi ari abashomeri, babonye akazi, gusa abantu barimo batanga ubuhamya Imana yahaye akazi. Nawe Imana iguha akazi mu izina rya Yesu. Nawe Imana igukingurira imiryango. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero ibi ngibi ntabwo ari motivation ndimo ndaguha, ni abantu mfite Imana ikoreye ibikomeye, ni abantu mfite Imana igiriye neza kandi Imana irengeye. By'umwihariko ndagira ngo mvugane n'abantu bari mu gihugu cya Uganda. Muri iyi minsi ndimo ndakorera ivugabutumwa ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu cya Uganda. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Waba ushaka kubonana nanjye by'umwihariko cyangwa se ko dusenga nimbona nkubona, nta kibazo unyandikire kuri iyo nimero ubona hasi kuri screen yawe. Nta kibazo unyandikire kuri WhatsApp, uraza kumbona rwose. Imana itugirire neza. Abankurikira kuri TikTok mumaze kuba benshi, ni ukuri Imana y'amahoro ibaha umugisha. Mumaze kuba benshi cyane, ni by'igiciro kinini, nabyo ndabyishimira, mbishimira Imana. Imana yabikoze ihabwa icyubahiro. Imana yabikoze, Imana yabampaye, muri umugisha. TikTok mumaze kuba umuryango munini cyane. Imana rero ibagirire neza, Imana y'amahoro ibishimire. Ndimo ndasengana n'abantu ari ibyifuzo ufite byananiye, byakunaniye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo izere Yesu aracyashoboye. Izere Yesu aracyabasha gukora. Izere Yesu aracyabasha guhindura. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yesu aracyabasha guhindura. Yesu aracyabasha gukingura imiryango. Yesu aracyabasha gukora ibikomeye. Mwizere, umwiringire, nta kabuza azakugirira neza kandi nta kabuza uzagera ku cy'Imana yavuze. Hari icyifuzo ufite cyari kimaze igihe kikugoye, icyo cyifuzo nabasha gusengana nawe. Umaze igihe kinini cyane warabuze urubyaro, umaze igihe kinini cyane urimo urashaka akazi warakabuze, umaze igihe kinini ugerageza gukoresha mariage byaranze. Nshaka gusengana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro nzi neza ko nta kintu na kimwe kibasha kurogoya imigambi yayo. Ni Imana ivuga bikaba, kandi Imana yitegetse birakomera. Rero izere Yesu. Izere Yesu abasha gukora ibikomeye. Izere Yesu abasha gukingura imiryango. Izere Yesu abasha guca inzira aho zitari. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Mu gusenga uburyo buraboneka. Mu gusenga Yesu ajya aseruka. Mu gusenga Yesu ajya yitamurura. Mu gusenga Yesu ajya yigaragaza. Mu gusenga Yesu ajya abasha guhishura ibihishwe mu izina rya Yesu. Hari ibintu bihishwe ariko Yesu ajya abasha kubihishura. Hari ibintu bihishwe ariko Yesu ajya abasha kubigaragaza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yesu ajya abasha kugaragaza bya bindi utabonera uburyo, bya bindi utabonera ibisubizo. Yesu ajya abasha kubikora bigakunda mu izina rya Yesu. Reka nkubwire rero, nta kure habaho Imana itakuvana, nta na kure habaho Imana itakugeza. Hanga amaso mu gihugu cyo mu ijuru. Ineza y'Imana uzayibona byanze bikunze. Kugirirwa neza n'Imana bizagaragara kuri wowe. Uko byagenda uko ariko kose, Yesu aracyabasha gukora. Yesu aracyabasha guhindura amateka. Yesu aracyabasha guca inzira. Yesu aracyabasha kunyuranya ibihe. Yesu aracyabasha kuzura ibyapfuye. Yesu aracyabasha. Haleluya. Zaburi 125 ni zaburi irimo iramfasha muri iyi minsi. Iravuga ngo abiringiye Uwiteka, abo bantu bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Haleluya. Abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Uyu musozi ntubasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uyu musozi uhora uhamye iteka ryose. Ijambo ryo rirambwira ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose abantu biwe. Ndagira ngo mvugane nawe. Hari ibintu birimo birakunaniza, hari ibintu birimo biraguca intege, hari ibintu birimo biragusubiza inyuma, ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura. Yesu aracyabasha gukora. Yesu aracyabasha kubohora. Yesu aracyabasha gutanga umugisha. Yesu aracyabasha guca inzira. Yesu aracyabasha kuringaniza ahataringaniye. Aracyabasha Yesu. Haleluya. Hari ibintu Yesu yakora ku buzima bwawe. Hari ibintu Yesu yakora muri famiye yawe. Hari ibintu Yesu yakora mu muryango wawe. Hari ibintu Yesu yakora mu rubyaro rwawe. Hari ibintu Yesu yakora mu bana bawe. Hari ibintu Yesu yakora. Hari ibintu Yesu yakora. Haleluya.
haleluya. Ineza y'Imana nigaragare kuri wowe, ineza y'Imana nikubonekeho. Ariko Yesu ni muzima, Yesu aracyabasha guca inzira, Yesu aracyabasha kubamba amahema, Yesu aracyabasha kuzura ibyapfuye. Ndagira ngo nkubwire ngo tumbira Yesu, tumbira Yesu. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri, uko yakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko akibikora, uko yabambaga amahema na n'uyu munsi niko akiyabamba, uko yahinduraga amateka na n'uyu munsi niko akiyahindura. Rero nta kure habaho Imana itakuvana, nta na kure habaho Imana itakugeza. Ibyo ubona ko binaniranye, Yesu ajya bihindura ibishoboka. Ibyo ubona ko byanze, Yesu aravuga ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Yesu ni umugwaneza, Yesu ni karuhura, Yesu arashoboye, nta kintu kimunanira. Abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Abarushye n'abaremerewe, abamama murushye nimuze Yesu abaruhure, abasore murushye nimuze Yesu abaruhure, abakobwa murushye nimuze Yesu abaruhure. Ni umuntu wese ijambo rirambwira ngo icyakora abamwizeye bakemera izina rye yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Abo ntibabyawe n'amaraso, abo ntibabyawe n'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Imana isumba byose niyo yabyaye abo bantu. Imana ishimwe cyane. Abo niyo yababyaye. Hahirwa rero umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Muze mwese abarushe n'abaremerewe. Yesu ni umugwaneza, yoroheje mu mutima. Nimuze mumusange arabaruhura, muze mumwegere arababohora, nimuze mumwegere arabacira inzira, nimuze mumwegere arazura ibyanyu byapfuye mu izina rya Yesu. Kuko ni umwami w'amahoro, ni umwami, ni umugwaneza, yoroheje mu mutima, abasha gukora cyane ibiruta ibyo wowe utekereza. Ibyo ubona ko bidashoboka kwa Yesu birashoboka, ibyo ubona ko bitakunda kwa Yesu birakunda. Rero nimumwizere, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana Yesu ni muzima, abasha gukora ibikomeye. Nimumwegere, niwe buye rizima. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nimumwegere, niwe buye rizima ribasha ryanzwe n'abantu, ariko rihinduka rikomeza imfuruka. Abubatsi bararijugunye babona nta mumaro, ariko rihinduka rikomeza imfuruka. Nimumwegere rero, niwe buye rizima. Imana y'amahoro ibagirire neza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 12. Ibice byaho 12 ku murongo wa mbere haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu, aramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Imana y'amahoro itugirire neza. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha bakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Iri jambo rivuze ku nkuru z'umugabo witwa Aburahamu. Uyu Aburahamu Bibiliya itwereka yuko ari umuhungu wa Tera, ndetse babaga muri Uri y'Abakarudaya. Aho ngaho muri Uri y'Abakarudaya ni igihugu cyabagamo abantu b'ingeri nyinshi, ariko batubaha Imana yaremye ijuru n'isi. Ndetse amateka atwereka ko uyu Tera yabazaga ikintu bita ibigirwamana, kuko icyo gihe basengaga imana zitari Imana nyamana. Umuntu icyo akunze akagisenga, yakumva akunze gusenga inka, aravuga ati mbariza inka aba ariyo nzajya nsenga. Uyu mugabo witwa Tera rero nibyo bintu yakoraga. Imana y'amahoro itugirire neza. Amaze kuba akora ibyo bintu, witwa Aburahamu avuka kwa Tera. We akazi yakoraga akazi ko gufasha se kwanika imana zabo no kuzanura igihe imvura iguye. Ariko Aburahamu aza gutekereza mu mutima, aravuga ngo mbese izi ni Imana ki? Imana
imvura igwa ntibashe kwiyanura, izuba ryava ntibashe kwikura ku zuba, Imana itanyeganyega itabusha, itegereza ko nyanura. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Arangije abitekereza, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iba yamubonye, irangije iramureba iravuga ngo ireba umutima wa Aburahamu. Yitegereje umutima wa Aburahamu, irabireba iravuga ngo uyu muntu afite umutima umeze uko ngewe nshaka. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Hari abantu bagira umutima umeze uko Imana ishaka. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana iramutoranya, imutoranya akiri kwa Setera, imutekereza. Ndagira ngo mvugane nawe, ubuzima ubayemo uyu munsi Imana yagutekerejeho kera, abantu batari bagutekerezaho, Imana wowe yagutekerejeho. Imana irangije ivugana na Aburahamu, iramubwira ngo va. Imana ishimwe cyane. Buriya uyu munsi wa none ikintu Imana idusaba gutera intambwe imwe gusa, tukagira ahantu tuva, tukava muri ibyo bigirwamana, tukava mu guterekera, abantu bakava mu kuroga, abantu bakava mu magambo, abantu bakava mu nzangano, abantu bakava mu gusebanya, bakaza bakegera Imana. Imana nayo ikabana nabo, ikabagirira neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuko nuvana ibishimwa mu bigawa, uzaba nk'akanwa k'Imana. Nuvana ibishimwa mu bigawa, Imana izahagararana nawe. Nuvana ibishimwa mu bigawa, Imana izakubambira amahema, kuko ni Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Iramubwira rero ngo va aho ngaho muri Uriya Bakarudani. Imana y'amahoro itugirire neza. Nawe ndahanurira ubuzima bwawe uyu munsi wa none. Imana hari ahantu igutegeka kuva kugira ngo iguhe umugisha, hari ahantu igutegeka kuva kugira ngo iguhindurire amateka. Nta mugisha w'ubuntu ubaho, biragusaba gutera intambwe ukagira ibintu wigomwa. Wanywaga inzoga, reka kunywa inzoga, Imana y'amahoro izikorane nawe. Wajya gusambana, reka gusambana, Imana izikorane nawe. Reka ubujura, Imana izikorane nawe. Reka amagambo, Imana izikorane nawe. Reka ubusinzi, Imana izikorane nawe. Abantu bo muri iyi minsi barakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Icyo nicyo gitumye Imana itera abantu umugongo. Imana yambwiye ngo ninze mbwira abantu nibave mu buyobe, bave mu byangwa n'amaso y'Uwiteka, Imana ibiyereke. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu benshi murashaka ngo Imana ibiyereke, ariko nyamara ntabwo mwasize. Imana itugirire neza. Abantu kera utarakizwa warasambanaga, kera utarakizwa wanywaga inzoga, kera utarakizwa wari umujura, n'uyu munsi uracyabikora, ariko urashaka ngo Imana ikugirire neza. Urashaka ngo ubone mu maso y'Imana. Ntabwo Imana uzayibona, ntabwo Imana uzayibona. Abantu babona Imana ni abantu bakiranutse, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'iyi si, nicyo nzagukiriza. Kuko wakunze gukiranuka ugasiga byose. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu barakijijwe ariko bagira ibyo bisigariza. Abantu barakijijwe bagira ibyo bisigariza. Iyo ukijijwe neza, Imana iguhindurira amateka. Iyo ukijijwe neza, Imana iguhindurira ubuzima. Iyo ukijijwe neza, Imana ihagararana nawe. Rero Imana iramubwira ngo va. Irangije iramubwira ngo ndaguha isezerano, ntabwo uri buhave gutyo gusa, nzagendana nawe, nzogeza izina ryawe, nzakuzamura, nzagushyira hejuru, uzaba umugisha. Abazakwifuriza umugisha bose, abo ngabo bazagira umugisha. Uzagusabira umugisha azawubona. Uzakubwira ngo agirirwa neza, nawe azagirirwa neza. Uzagusengera nawe wo ngo azazamuka mu izina rya Yesu. Imana ikeneye abantu, ikeneye abantu. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu, ngo abantu barayisenga, abantu barayihamagara, ariko ntabwo ari abantu bayo. Imana itugirire neza. Abantu muri iyi minsi barahamagara Imana, ariko bayihamagara bataziranye. Barahamagara Imana, ariko bayihamagara itabaza. Bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora irabihakana. Imana ibwira Aburahamu ngo va usige. Imana itugirire neza. Rero ikirimo kirica ibintu. Abantu barasenga ariko ntabwo basize. Abantu barasenga ariko hari ibintu kibatandukanya n'Imana. Barasenga bagifite amashyari, barasenga bagifite igomwa, barasenga bagifite kwikinisha, barasenga bagifite kwiyoberanya, barasenga ariko bakinywa inzoga, barasenga ariko bagifite uburyarya, barasenga ariko bafite amoko. Ibi bintu nibyo biteye Imana umubabaro. Ibi bintu biteye Imana umubabaro. Ibi bintu biteye Imana agahinda.
Imana irababaye cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu baraba mu rusengero ariko batarahindutse, abantu baraba mu rusengero ariko bakiri babandi, ugasanga neza neza umuntu yari umurozi ariko n'ubu ngubu aracyaroga, yifuriza mwene se bibi, yifuriza mwene se gupfa, yifuriza mwene se ibintu bibi gusa. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana yambwiye ngo nze mbwire abantu, we yemwe mw'abantu mwe, yemwe mw'Abanyarwanda mwe, muretse uburyarya bwanyu Imana yabagirira neza. Abanyarwanda bafite uburyarya mu mitima yabo, abantu barasenga ariko ni indyarya. Urasanga pasiteri ari ku ruhimbi ariko ibyo avuga bidaturuka mu mutima we, biranyuranye, birahabanye. Yemwe bantu b'iki gihe, ninde wabarose? Kuki mwigira gutyo? Nimureke uburyarya, nimureke igomwa ryanyu. Imana izibagirire neza, Imana izibarengere. Impamvu akaga kabaye kenshi ni uko abantu babaye indyarya. Impamvu akaga kabaye kenshi ni uko abantu bibagiwe Imana yabo, bakimika ibigirwamana mu mitima yabo. Imana itugirire neza. Urasanga umuntu asenga ariko hari umuntu yimitse mu mutima we, hari ikigirwamana cy'umuntu runaka yashyize mu mutima wiwe. Urasanga abantu benshi barimitse ibigirwamana, ugasanga umuntu arasenga. Imana yaranyegereye irambwira amamaga ati mwana wanjye nditaba Karame, irambwira ati muri iyi minsi abantu baritwa ko basenga ariko bimitse ibigirwamana mu mitima yabo, ndetse abantu bahinduye sitire yo kuraguza. Urasanga muri iyi minsi urakijijwe ariko urasanga uyu munsi afite umuhanuzi usengana nawe, uyu munsi uragira uw'icyangugu ukamugira iwawe mu rugo, musengana neza neza, ukumenyera ibyawe ukubwira, kandi rimwe na rimwe amasezerano mubitse mwishyuza Imana ntabwo ari Imana yayavuze, ntabwo ari Imana yayababwiye, nta kintu Imana yavuganye nawe. Niho urabwira Imana ngo Mana warambeshe, ariko nyirizina ntabwo Imana yavuganye nawe. Reka nkubwire, Imana iravuga, abantu bakavuga na Satani akavuga, byanze bikunze hari umwe mwavuganye muri abo ngabo. Imana y'amahoro itugirire neza. Abahanuzi bo muri iyi minsi nabo kubera y'ukwanga ubwoba bw'ubuzima ndetse no kwanga no kwiyemera no kwishyira hejuru, naho Imana yaba itavuze arikanira ubuhanuzi akavuga ngo iravuze kandi itavuze. Abo bose rero nibo bateje akaga, nibo bazanye umuraba, nibo bateje igihugu akaga. Imana y'amahoro itugirire neza. Mwe Abanyarwanda mwe, nimwongere musubire ku rufatiro, nimwongere musubire ku rufatiro. Mu mitima yanyu mukuremo uburyarya, mu mitima yanyu mukuremo ishyari, mu mitima yanyu mukuremo inzangano, maze murebe ko Imana itabagirira neza. Imana itugirire neza. Abantu baravuga ngo barakijijwe ariko ugasanga ntabwo yakijijwe, ugasanga amoko aracyayafite, ugasanga ubwicanyi aracyabufite, ugasanga ubusambanyi aracyabufite, ugasanga uburozi aracyabufite. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu murimo w'Imana, yemwe mw'abashumba mwe, nimugende uko Imana yabahamagaye, murarya ibyanyu mukarya iby'imfubyi n'iby'abapfakazi, mukavuga ngo Imana izabagirira neza. Ariko Imana irimo irabasaba gusiga. Yabwiye Aburahamu iramubwira ngo va aho ngaho utuye muri Uriya Bakaruda, usiga umuryango wawe n'inzu ya so, ugende mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mureke mbabwire mw'abantu mwe, kubera yuko mwanze kwiyambura igomwa, kubera yuko mwanze kureka, nicyo gitumye Imana ibateye umugongo, nicyo gitumye Imana ibatanze mu maboko y'ababisha babo, nicyo gitumye uyu munsi, yemwe mw'abashumba mwe, uyu munsi nicyo gitumye Imana ibakuyeho amaboko. Imana irambwira ngo iki ni igihe Imana irimo irakubita umwungeri, intama zirimo ziratatana, ariko umwungeri arimo arakubitwa aryozwa ibibi yakoze, kubera ko icyo yagombaga gukora ntiyagikoze. Imana yabatumye kugenda kuragira umukumbi, ariko mwe muragenda mureba izibyibushye, murangije murya ibinure byazo, mwiyambika ubwoya bwazo, murangije muragenda muradamarara ngo nimwe mugezweho. Abakristo namwe mwicaye mu rusengero mubeshya ko mukijijwe, mubeshya ko mujya mu ijuru, ariko ndagira ngo mbabwire ngo iyo mwasenze ibihakanye ku mugaragaro ntabwo yigeze kubamenya. Ariko uyu munsi Yesu arimo aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Mureke mbabwire, muri uyu murimo w'Imana, muri ibi bintu harimo ubugome bwinshi. Abapagani ntibagihemuka, abantu bo mu rusengero nibo basigaye bahemuka, imitima yabo yabaye akahebwe. Umushumba ntatinya kuroga umushumba mugenzi we,
bapfa umwanya kugira ngo amusimbure. Ugasanga umuntu aragambanira mwene se ari mu rusengero, kamugambanira ngo aho arimo asengera bahamwirukane nawe uhasenge. Ese koko ni Imana imwe musenga? Ese koko ni Imana yaremye ijuru n'isi? Iyo wirukanye mwene so mu murimo w'Imana kugira ngo umusimbure, ese koko ni Imana uba ugiye gukorera? Ese koko niba twese turi abana b'Imana, kubera icyo udakunda mwene so niba muvinda imwe koko? Niba ari mwene so, umva reka nkubwire ibintu biranga mwene so w'umuntu. Mwene so ntiyakugambanira, mwene so ntiyarya utariye, mwene so ntiyakwambara utambaye, mwene so ntabwo azaguta ku nzira, mwene so ntabwo azakugambanira. Oya. Mwene so urababara mukababarana, mwene so urasonza mugasonzana, mujya mu bihe bibi mukabijyanamo kubera ko ari mwene so. Urukundo rurihangana, urukundo ntirugira ishyari. Imana y'amahoro itugirire neza, urukundo rwihanganira byose. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana rero yarambiwe uburyarya bwanyu, Imana yarambiwe uburyarya bwanyu. Mureke mbabwire, mwambara ibigunira musenge, mwambara ibigunira murire mutake muboroge, kubera ko Imana yarambiwe uburyarya bwanyu. Imana yarambiwe ubwicanyi bwanyu, Imana yarambiwe ubugome bwanyu, Imana yarambiwe inzangano zanyu, Imana yarambiwe ubwibone bwanyu, Imana yarambiwe kwishyira hejuru kwa zoni mashando wiribirifa. Imana yabirambiwe, Imana yabirambiwe. Ibyo mwabonye Imana yari yazanye akanyafu, ariko none igiye kuza izanye ikibando. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo mwabonye kari akanyafu, ariko ikigiye kuza cyo ni ikibando. Imana itugirire neza. Rero wambaye ubusa asaba Imana ikwambike, uri impumyi isaba Imana igukore ku maso, igukore ku maso urebe, kuko uri umutindi wa kubabarirwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo umva, reka nkubwire, umuntu ukiranukiye Imana ntabwo imusezerera amaramasa. Umva ukuntu Imana yabwiye Aburahamu, ababwira ngo nzogeza izina ryawe, nzaguha umugisha, uzakuvuma nawe nzamuvuma, nzagushyira hejuru. Haleluya. Ngo nzaguha umugisha. Iyo wakiranukiye Imana, Imana ijya iguha umugisha utavumwa. Hari umugisha Imana itanga ntawe ubasha kuwuvuma. Uwo mugisha bavumye ntabwo wari uw'Imana. Ibyo Imana itanga ntawe ubivuma. Imana itanga umugisha utavumwa, Imana itanga umugisha utangirika, Imana itanga umugisha udasaza. Imana y'amahoro, ndavugana nawe, we wihanganiye imibabaro, we warindiriye ugahagarara mu mwanya wo kurindira, ugahagarara mu mwanya wo gutegereza. Imana iguha umugisha utavumwa. Umva mama, Imana iguha umugisha utavumwa. Wa mukobwa, Imana iguha umugisha utavumwa. Wa musore, Imana iguha umugisha utavumwa. Imana yogeza izina ryawe, Imana iha umugisha urubyaro rwawe, Imana iha umugisha ibiganza byawe. Ibyo ugerageza gukora byose Imana ibiha umugisha. Ndashoje, murihanganira iyi video, muraza gusanga harimo urusaku, muraza gusanga urumuri rutari uhagije. Ubwo ndimo ndakora iyi video, imvura irimo iragwa, urumuri ni rukeya, ariko nimwihanganire imibabaro. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'urugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Data, ndagushimye uko wantegetse kuvuga niko mvuze, ko wantegetse gukora niko nkoze. Umugisha umuntu wese wari umurikiye, umugire neza, umwagurire imbago kandi umukingurire imiryango. Mana, abantu nibavana ibishimwa mu bigawa bazaba nk'akanwa kawe, ngaho dukorera ibikomeye, tugire neza. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Mana iguhe umugisha, Mana ikwagure, Mana igukomeze, Mana igushyire hejuru. Ijambo ry'Imana ryo ni umunara muremure. Ubu buhanuzi burakomeye, ariko nta kundi, ugomba kubwakira uko niko Imana yabumpaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero muhabwe umugisha n'Imana. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom, mugubwe neza ku Mana. Imana y'amahoro yishimye.